inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu n'igihe cyane ko turi mu gihe cy'imvura kandi byamaze kugaragara ko umubyeyi wacu ntabwo yabanye ahangaha gusa aho agiye agiye kubana neza kuko ni gake ushobora kubona imvura cyangwa igiti kitubwira twese. Ndumva rero tutarondogoye ngiye kubagezaho gahunda uko yari iteguye turebe n'ibyahindutsemmo tugira ibyo twongeramo kubera igihe dufite. Nk'uko nari maze kubivuga tuje gusezera ku mubyeyi wacu Mukarushema Liberata. Abatamuzi cyangwa se n'abandi bari bamuzi bashobora kuba batari bazi igihe yari amaze kuri iyi si,
kuri iyi si rero yabonye izuba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1975. Murumva rwose ko yari akiri muto, ni agahinda kenshi n'umubabaro, ariko turamuragiza Imana. Atabarwa ku itariki 22 z'ukwa kane mu 2025. Murumva ko arihuse, ariko Imana niko yabishatse kandi niwe yamuduhaye. Birasaba ko tubyihanganira twebwe nk'abantu basigaye, tukamusabira ku Mana, kuko byanga bikunda twizera neza tudashidikanya ko Uwiteka ari bumwakire mubi. Rero nkomeje gahunda uko yari iteganijwe byahindutse, kuko mu gitondo saa moya cyo kuri iyi tariki saa moya n'iminota 30 twagombye kuba tugeze kwa muganga baduhaye umubiri wacu, ariko siko byagenze. Murabona ko ubu ngubu bigeze hafi saa 5 n'iminota, bivuze ko hagati aho ngaho ikintu cyari bikorwe kuva saa 2 kugeza kuva saa moya kugeza saa 2 n'igice nticyakozwe. Yewe hakurikiyeho igikorwa saa 3 kugeza saa 6. Byari biturimo rero byari ugusezera ku murambo wa nyakwigendera, ari byo turimo ubu ngubu kano kanya, tukamusezera kugeza saa 6 n'igice. Hakaza gukurikiraho gahunda yo kuva saa 6 kugeza saa 7 n'igice, ni ukujya kumusezera mu rusengero rw'aho yasengeraga, bahita kuri Anglikani i Rwamagana. Abantu murahazi, muraza kuhabona, abatahazi baje nk'abashyitsi nkanjye baraza kuhagera. Turahava rero twerekeza ku irimbi kumushyingura, birumvikana. Turaherekeza tugere ku irimbi ryo kwa Murenzi, naho murahazi. Icyo gihe cyo kumara gushyingura kiratangira saa 7 n'igice. Yego, kiratangira saa 7 n'igice, kigeze saa 8 kugerayo, ngira ngo birumvikana. Hanyuma saa 8 kugeza saa 10, kuva saa 7 n'igice kugeza saa 8 ni ukumuherekeza, ni ukugenda nawe tukamugeza ku irimbi kwa Murenzi. Hanyuma saa 8 kugeza saa 10 turaba turi mu gikorwa cyo gushyingura, birumvikana. Hanyuma harakurikiraho igikorwa cyo kujya gukaraba. Turakarabira kuri sale yo ku irimbi. Icyo gihe biraba ari saa 10. Ubwo sinzi hagati y'ayo masaha tuvuze uko muri kubyumva nuko igihe kidutegeka. Ubu ngubu abafite amasaha ni saa 5, saa 6 zirabura iminota 15. Twari dukwiye kuba turi kumusezera aka kanya, ariko hagati aho ngaho mbere yuko dusezera araza kubona arazamo ubuhamya bw'abantu bafite icyo bamuziho. Hari abantu barimo umutware we asize, harimo abana be. Ibyo byose turabikora muri aya masaha. Ndumva ari nacyo gikorwa cyahita gikurikiraho. Murakoze.
hanyuma rero abakuru bari bamaye izindi mpanuro bambwira bati ntabwo tumusezera ari mu nzu, twe twari twatinye imvura, ariko ndumva b'abahungu bateruye isanduka bayizana ababyeyi bakadutiza umwanya hano uko ari izo gusezera nyuma. Igikorwa cyo gusezera nicyo dutangiye ubu, nicyo turimo, niko tumenyesha abantu bose begera hafi baze kumusezeraho umubyeyi wacu. Ni ukumusezera bwa nyuma, ntabwo tuzongera kumubona, ariko n'ubundi turi kumwe kandi biradusaba gukomera. Nyarutsa igikorwa gikorwa vuba. Turiho tubwira abantu ko gusezera turahera muri iki gipande, hanyuma tusezeraho dukomeza tuzenguruka tugaruka mu byicaro aho umuntu yari yicaye, ariko birakorwa mu mutekano no mu ituze, ku buryo igipande tuvuze nicyo kiri buze, hanyuma tugakurikizaho ikindi. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu soje gituza cye, umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa, n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa, n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana,
amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe duhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu. Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse. Nimuhumure mukomezwe na Kristo, urupfu Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. umugeni wa Kristo, Araruhutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, aruhukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye, Araruhutse inshuti ya Yesu, ubushake bw'Imana, aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo
atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru. Mu buryo bwiza cyane. Yari umuntu witabaza ako kanya ukamubona. Yari umuntu ushobora kuba mwakicara hamwe mukajya inama. Yari umuvandimwe ubana n'abantu bose amahoro. Yabanaga n'abana batoya, yabanaga n'abantu bakuru. Muri rusange yari umuvandimwe mwiza cyane tubuze, ariko nta kundi byamera muri iyi si, niko bigomba kumera. Icyo bifuriza Mukarushema Liberata ni uko natwe twese aho agiye twazahurirayo twese tukongera kubonanira mu bwami bwo mu ijuru. Gusa rero ibyo twavuga ni byinshi, ariko kubera amasaha asa naho ari mu kuducika, gusa icyo navuga ni uko navuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Ntabwo avuze byinshi, ariko ibyo avuze bikuyemo byinshi. Umuntu uzi kumva yabyumvise, ntabwo bisaba ngo ajye kurondogora. Rero twifuza ko hakurikiraho umwana we mu bamurwaje, nubwo bose bamurwaje. Turashaka avugira aho ari, ntabwo ari ngombwa ngo, turabizi ko yacitse intege. Ndumva rero ariwe dukurikijeho, ibindi ngewe nkurikije ukuntu mama wanjye yari arwaye, ndagira ngo mwihangane abantu bose muri hano. Gusa mama wanjye habaye hari umuntu yabangamiye, mbanje kumusaba imbabazi. Ariko ikiniga mfite ni cyinshi. Mama wanjye cyiza namwifuriza nuko Imana aho imujyanye yarahamuteguriye. Na mbere mbanje gushimira abantu badufashe mu mugongo, ari abaturutse iwacu, ari n'abo duturanye, ari n'abaturutse impande n'impande. Imana izabaha umugisha. Mama wanjye Imana imuhe iruhuko ridashira. Nyagasani amwakire. Mfite byinshi navuga, ariko kubera ukuntu meze mu mbabarire. Murakoze. Arakoze umwana we wamurwaje, afite byinshi yavuga, ariko natwe kuvuga birenda kutunanira, kandi atari twe twamurwaje. Ariko turizera tudashidikanya ko umubyeyi wacu ahagiye Uwiteka yaramuteguriye, kandi twizeye tudashidikanya ko yamwakiriye mubaye. Hanyuma rero ntabwo ubuhamya burangirira ahangaha. Ngira ngo twari tumaze kwakira umuturanyi, twakiriye n'umwana we, ariko nk'uko twavuze, muzi ko byanga bikunda umubyeyi avuga nyuma y'abandi, kuko nubwo ari ibihe bitoroshye, ariko aba afite ibyo azi kuturusha twese. Gusa nunga muri umwana avuze,
turashimira buri muntu wese uri aha ngaha aho yavuye hose, yaba ari umuturanyi, yaba ari uwari usanzwe azura urugo n'utaruzi, kandi biragaragara ko hari n'abaje batahaza ariko kumva ibigwi by'uyu mubyeyi byabateye kuza baturutse imihanda yose. Buri umwe wese Nyagasani amwongerere uyu mubyizi, uyu mwanya we yigomwe, aho akura ikirenge Nyagasani akube inshuro 7. Reka rero twumva ubuhamya bw'umusaza. Ngira ngo nkuko nari maze kubibabwira, harakurikiraho umuhango w'umuryango gusezera bwa nyuma, ariko ubuhamya bw'uyu musaza mumara kubwumva, abajya ku rusengero bagenda, abajya kwirimbi bagenda tukabasangayo, kuko twese ntabwo turi buviranga icyarimwe bitewe n'uburyo déplacement cyangwa se imigendekere yubatse. Murakoze, reka twumve umusaza. Twavuze gihe amazina yanjye ni Portagengo Emmanuel, nkaba narashakanye n'uriya mudamu wanjye witwa Mukashema Liberata. Twashakanye muri 1995. Tumaze gushakana twarabanye tubana neza, Imana iduha abana, twabyaranye abana 8, ariko kugeza ubu hahagaze abana 5. Hahagaze umwana umwe w'umuhungu, hapfuye 3 abahungu, n'abakobwa 4, nibo nsigaranye abana 5. Mukarushema Liberata twabanye neza, tubana nk'imfubyi, ariko ntabwo twigeze dutananya cyangwa ngo umwe aca inyuma y'undi. Nicyo kintu nabanza gushima. Ikindi, Mukarushema Liberata yabanye n'abaturanyi neza. Nta muntu w'umuturanyi yaba amuvuga nabi kwenda yaba yaramuhemukiye. Kugeza igihe yakomeje kujya arwaragurika, akajya kwa muganga, ubundi akaba muzima, akongera akarwara indwara yayimaranye igihe kirekire tutazi ukuntu bimeze. Ariko ikintu nashima kimwe nuko Mukarushema Liberata apfuye ari intwari. Yari intwari pe, ndibabwiye ngo yari intwari. Aho nabaga ntari yabaga hari ni byinshi byamfashagamo ntashoboye, ariko bibaye ngombwa yuko Imana imwisubiza. Ariko yigusa icyo navuga cyo nuko ahagiye Imana izamwakira ikamuruhuko ridashira. Navuga ngo Imana imwakire imiruhuko ridashira, kuko Mukarushema agiye atampemukiye. Murakoze. Murakoze. Nkuko twavuze, wavuga ibye ntabwo yabivamo. Dufite ikibazo cy'uko bari kubivuga basa n'ababitaragurikaho, kubera iyi ni iminsi ni ikibazo gikomeye cyane, kandi kubyakira kuri aya masaha biragoye. Mukarushema ibye ni byinshi, kubivuga wabivuga uyu munsi ukazazana undi munsi wundi nk'uyu w'ukwezi n'umwaka bitararangira. Mukarushema rero arihuse gusa, nicyo twavuga, kuko ukurikije ibyo umusaza tubwiye muri 1995 n'ejo bundi rwose ni imyaka mike cyane. So Mukarushema rero mwumvise ko yari afite abana 5 aribo bari aha ngaha, ariko hari umuhungu we tudashobora kureka ngo tujye tumuherekeze ntacyo avuze. Ni umuhungu w'imfura cyane. Komodacumura Fiston, ndi umwana wa 3 mu rugo. Nta byinshi navuga kuri mama,
gusa nabwira bashiki banjye ati mwihangane. Yari amaze iminsi arwaye ariko kuba agiye nkamushyinguye ni ibintu byo kwishimirwa aho kugira ngo njye mutange bazanshyingure. Nubwo yagiye mu bihe bitoroshye, mu bihe byari bimugoye, ariko nta kundi byagenda. Ibyo navuga byinshi, nubwo hari byinshi agiye atambwiye, ariko imbarutso yabyo narayemeye. Kandi kuba turiho niho muzuko we. Ntabwo tuzapfa nk'ibigwari. Ikibasize tuzacyusa. Nta bindi byinshi nakomeza kuvuga, namubwira ati Imana imuheruka ridashira, kandi nzakomeza ngende musabira Imana imutuza heza. Arakoze. Mama yari umuntu nziho gukomera no kwihagararaho, ntiyakunda kukwereka ikibazo afite. Mama wanjye twarakuranye, mama arandera kugera ngize imyaka 18. Mama uburwayi bwe yagiye arwara, yatangiye kurwara ndeba. Mama rero ubwo burwayi bwose yagiye abamo yarihanganye. Mama muzo yari umubyeyi ugira imbaraga, uzi gukorera umuryango we. Mama yari umuntu witambika mu kibazo runaka atitaye ingaruka cyabyara. Mama rero yadukundaga, mama wacu yadukundaga, ariko gusa icyo namwifuriza agira iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Mama uri imfura cyane, uri imfura cyane, ntago mfite ibintu navuga, ndumva ntabona naho mbishyira. Ariko icyo mbabwiye cyo, mama wacu arinze ashiramo umwuka, mama gikomeye akihagazeho, mama atakwereka akababaye, kandi mu by'ukuri mama wacu yarababaye. Mama yarababaye, ndetse uretse ko umuntu ubuzuwe atabura kubabara ngarire, amarangamutima atarwana nayo ngo bishoboke, ariko mama araruhutse. Mama araruhutse, mama uraruhutse, ruhukire. Mama wanjye rero, Imana ndumva ntacyo kukuvugaho cyinshi mfite, gusa Imana ikwakire mu bayo. Ubutwari wahoranye naho ugiye, sinzi nimba uzaguma gutekereza cyangwa gutekereza, uzabuhorane. Murakoze. Nkuko twari tumaze kubivuga, uyu mubyeyi wacu ibyo wabivuga ukazageza n'undi mwaka. Reka tubanze duhe ijambo uyu mubyeyi ukomoka aho bavukana, nawe atubwire. Murakoze. Yewe nitwa Mukarugagije Truda. Uyu Mukarushamari Berata mureba hano watumye duteranira aha ngaha mukurikira bwa kabiri. Ngewe Liberata namuvuga byinshi, yarandeze, turabyirukana, amfata neza, twabaga mu rukundo, nta kintu yaryaga ngo ncure. Ariko cyane cyane jenoside imaze kurangira, kubera nasigaye turi imfubyi, nagira umubyeyi n'umwe,
yambaye hafi, nagira ikibazo nkirukanka ajya kumubaza uko biri bugende kandi akangira inama ifatika. Kubera nakunze kuba njyenyine rero nta wundi muntu nigeze ngisha inama uretse we. Ikintu namukundiraga ntabwo yigeraga kuyobya mu bintu byose. Nabaye njyenyine akajya ngira inama z'uburyo ngomba kwifata, uburere ababyeyi bari kumpa niwe wabumpaye. Ku bw'ibyo rero umuntu yamuvuga byinshi, naho maze gushakira umufasha nibyo nabonaga bingoye, niwe nagishaga inama nk'umubyeyi kandi akampa kwihangana no gukomera. Nabona wenda ari nk'ibintu bigiye kuzamba akambwira ati zamuka usange mu rugo, nkazamuka nkamusanga mu rugo, namara kumusanga mu rugo akangira inama zo kubaka kandi zaranyubakiye. Uko mwumvishije umufasha we avuga ko nta kintu yamuhemukiyeho, natwe nibwo rukundo yatwigishije, nirwo yanyigishije arwigisha n'abana be kugeza na n'ubu no mu burwayi bwe. Nzi ko yarwaye kuva kera, yaramamagara ati mwene mama uri hehe? Ndi hano, dore ko ikoranabuhanga ryaje. Nkamubwira ndi hano, ati rero ati ndumva ngeze kure, ati ariko ndakomeye. Nkamubwira ndakuzi, ukunda kwihagararaho kandi ururimi rwawe ntago rwigeze rucogora. Ati hoya, ati wigira ubwoba ntacyo nzaba. Ku bw'ibyo rero wavuga mwene mama bwakira bugacya, ariko icyo nzi cyo asize intwari. Yemwe ba mukomere kandi mukomerane n'abanjye, mujye mujya inama, mugire icyo mugeraho kuko ntago nabaca intege, nanjye ndahari. Ku bw'ibyo rero ntago namuvuga byinshi, nzi ko Imana imwakiriye kandi agiye ntawe yahemukiye. Nizera neza ko aho nageraga n'aho atuye abantu bose nasangaga bamwishimiye, nkabona bamufitiye urukundo kandi nta muntu n'umwe atigeze agira inama mu bashyikiranaga nawe. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Shimira n'abantu badutabaye pe, Imana ibaha umugisha, bagiye baturuka impande n'impande. Imana ibaha umugisha, Imana imuhe kuruhukira mu mahoro. Nta kindi nakongeraho. Murakoze. Nanjye ndagira icyo mvuga kuri uyu mwana wanjye. Umwana wanjye yankundaga cyane cyane, yahoraga ahandwa no kubaho kwanjye. Ndi nyina wabo, nitwa Tereza Nyiramakomari, ndi mukuru wa nyina, ndi nyina wabo. Ariko ni ukuri namaze abana, ariko agahinda kabo yashatse uburyo yakamara we n'umugabo we Manuel. Bumvaga ko ndwaye bakahurura vuba cyane. Iminsi nzamara kwa muganga yose ntabwo umwana wanjye wabaga asigaye mu rugo, ntiyabyihanga, ntabwo rwose byamubabazaga. Nari umubyeyi ukundwa n'uyu mwana, agakunda umuryango wo nyina yashatsemo. Umwana wanjye Imana yera ntabwo yambanye ikirumbo, Imana yera, Imana yumva, Imana ntakira ku manywa na nijoro ikanyumvira, Imana ntakambira ijoro ryanze gucya rigacya, inyakirira umwana kuko ntiyambanye ikirumbo. Kandi bana banjye, namwe bavandimwe, ndashima Imana rwose ko agiye nta kibakoze, ari uburwayi nk'uko twese tumera. Ariko muri make ndapfushije kuko yashatse kumara agahinda, none n'ubu ngubu aransize. Nuko ntabagoye cyane, ibyo ntabwo yambereye ikirumbo. Icyo navuga rwose, Imana imwakire kuko nta kibasize inyuma bose.
umukecuru wacu ati namaze abana ariko mbuze umuntu. Mukarushema, ibya Mukarushema ni birebire, ngira ngo nuko nabibabwiye ntabwo wabivuga ngo birangize, ariko bizakomeza bivugwe bisigare no mu mitima yacu. Nyuma y'aka kanya tuzasura abana tuganire, nta kiniga gihari, kuko nyuma y'ibi ngibi ubuzima burakomeza, ntabwo burangirira ahangaha. Ngira ngo mwumvise abana bose ntaho wavuze byinshi, n'abandi bagiye bafata amagambo nta wavuze byinshi, kuko kuri Mukarushema ntiwabona byinshi uvuze, ntiwanabona na bike, ni byinshi birangana. Rero hari papa wamurwaje, cyangwa se nawe ni nk'umuhungu we, ndumva nawe yatambuka akagira icyo atubwira, kuko namusanze nko kwa muganga inshuro zirenze imwe, ndumva yazana akagira icyo atubwira ku buzima bw'umukecuru. Ngira ngo ahari yanatabarutse uwo munsi, niwe wampamagaye yarabimbwa. Amubabarire kuva uyu munsi, ntazongere kumugiraho ikibazo, kuko nta kibazo agirana n'abantu. Yararwaye, uburwayi bwe ndabureba, mbu igipimo kirandenga, nanjye ubwanjye ndavuga nti ntacyo mbashije kuri uyu mubyeyi, ariko Imana iravuga iti birakunaniye reka mutware. None Imana iramutwaye. Mu gihe mutwaye rero, uwo bafitanye ikibazo rwose mbisubiyemo namubabarire, kuko niba aryamye hakubera umuntu azabigiraho ingaruka. Niba ari ukubera Imana, ubwo ni ibyo nta kundi. Ninjye mukwe mukuru, ntiyigeze andya, yejeje ingemere 5 z'ibishyimbo ebyiri, namusabye amafaranga arayampa, ntiyigeze ambera umubyeyi gito. Kugeza ubwo mu minsi ye nk'ine 5 gutyo ya nyuma yo kwivira mu mubiri, yambwiye ati ndagushimiye, ko nkubise amaso ati ndagushimira. Kunshimira kwe bikaba ari bivuriramo kunsezera kwe. Nigendere, ntabwo aguye mu maboko mabi, nta n'ikibazo ajyanye mu bantu. Gusa ndakomeza kumusabira imbabazi mu bantu, nkasaba n'Imana ko yamushyira ahantu heza. Murindi bihano izahana ababi, imukingurira ijuru, imusasire uburiri bwiza, aburyameho atuze nk'umubyeyi wanjye n'abana banjye. Iyo atabaho sinari kubyara. Ubu rwose icyo nabasaba rwose, niba hari umuntu ufitanye nawe ikibazo, kuva uyu munsi nagishyire hasi. Nta bindi navuga, murakoze. Ko itangazo ryari risohotse rivuga nuko nguko n'ubundi, ariko umubyeyi wacu usigaye hari akantu yenda kongera kutubwiraho gato. Ngira ngo ahari twamuha mikoro. Akantu nshaka kuvuga ni amagambo atarenze 2, cyane cyane ku bantu baje bamperekeje duvanye hirya iriya. Ndabashimiye cyane kuko mwakoze ubutwari. None ikintu nshaka kubabwira, hari abantu benshi duturanye bibaje bati se kuki ugiye kumushyingurirwa Rwamagana, ni ukubera iki? Ariko ndagira ngo mbabwire impamvu yashyinguye hano hafite umuryango mugari. Batari bazi ko hari umuryango ntunga, mfite umuryango mugari hano, mugari ariko bamfashe mu mugongo, bankorera ibintu bishimishije ku buryo ntashoboraga no kubyikorera. Nkaba mbashimiye, nkaba nshimiye umuryango wanjye, nivuye inyuma, uzakomeze kumva inyuma, umfate mu mugongo, unsigasire nk'umwana wabo. Murakoze. Reka dukurikize ijambo ry'umukuru w'umuryango naryo turyumve, ari nako dukora cya gikorwa cyo kujya ku rusengero. Murakoze. Nayo mbanze mashimire
nibwo ngiye kuvuga nk'umukuru w'umuryango ariko ubundi ni muramu wanjye, ni muramu wanjye ariko impamvu ngiye kuvuga nk'umukuru w'umuryango ariko ntibyari na ngombwa ubundi nakavuze nka muramu we. Umukuru w'umuryango aranahari, ufite umusaza aracyahari, mpaye ubwo burenganzira ngo mvuge nk'umukuru w'umuryango ariko ni na muramu wanjye nshaka kuvuga. Ubundi rero umubyeyi yadushatsemo ubwo yashakanye na murumuna wacu, yabaye tubere muramu mwiza. Nk'uko umugabo yabyivugiye ntabwo navuga ibirenze ibyo yavuze. Ngira ngo twese twagomye guharanira nk'icyo kintu cyo kuvugwa gutya. Tukagira inkuru usiga umusozi nzima nka ndirimbo ya ntuza inkuru nziza ngira ngo niyo yibye icyabyumva hore ngira ngo sinzi bari iyo ndirimbo. Rero ntabwo ari amagambo tugomba kuvuga, icyo dushima gusa nuko yatubaniye neza kugeza uyu munsi. Kandi kera muvuga nkuko uyu muhungu yavugaga, kwa muganga nanjye naramusuye kenshi, ariko ubona yaje ubona ko bamwongerera umwuka, ariko agera aho tugira icyizere ko bagisiga bamwongerera umwuka muke, ubundi nawe ubona wifitiye kandi muganira akaguha icyizere ko nta kintu abaye. Ariko murabizi iyo umuntu ajya kugenda asa no gushuka abantu, niko navuga. Yaradushutse rwose atwereka ko nta kibazo afite, ndetse aranasezererwa kwa muganga bizunuriye mwana we. Nyine yaramubanye cyane, yabanye nawe, niyo mpamvu ntabwo nzi ko yabasha no kugira icyo avuga. Yabanye nawe n'uyu mugabo we, ariko batubaniye neza. Navuga ko nanamushimira ko rwose mukanshimira umukwe wacu twashingiye, umukwe mwiza, ni umwana mwiza, twihangana kandi ubona koko ufite uburere. Nta magambo menshi navuga rero usibye gushimira, nanjye nkashimira abaje baturutse hakurya, baje kudutabara kandi abitabara. Kandi nsubira muri ya jambo nyira Rutagengwa avuze, ntabwo ari ukwanga ko ashingurirwa iwanyu, ariko byabaye ngombwa ko ashyingurwa inako naho yarwariye. Rero natwe ni mu muryango, ntimugire ikibazo. Nk'uko yabiza kuba ari iwanyu natwe twari kuzayo, ariko hano ni mu muryango nk'uko bivuga. Rutagengwa ni mukuru we, hari n'abandi barahari, nakuye ko na sera hari, ariwe data haracyari hano, haracyari ni se wabo. Nuko mpaye uwo mwanya gusa kugira ngo mvuge nk'umuryango. Ntimugire ikibazo rero, ntabwo ari ukubarushya, ntabwo ari iki, nuko afite umuryango nk'uko inahangaha, nk'uko ufite n'iwanyu aho ngaho niho avuka. Baje gutura hirya ariko n'ubundi iwabo ni inahangaha niko bimeze. Gusa turashimira ko naho yagiye yabanye neza, bigaragara Rutagengwa nawe yabanye neza n'umubyeyi, kugira ngo mvuge mutya nuko babaniye neza bose, no kugira ngo muhure nuko yabaniye neza. Rero mu magambo make n'amasaha aragiye, reka tumanukiye tugende tujye ku rusengero, hanyuma dukomereze gahunda zimwe turabiganira tujya kwirimbi ndimaze gusoza. Murakoze. Murakoze. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu
baramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe araruhumurizwa tuzahumurizwa na Yesu nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka bihora bisaba kuruma umutima ndebe ko nava muri aya marira indirimbo
kandi amaherezo azahagarara mu isi. Nanjye umubiri wanjye numara kubora nzareba Imana yanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi, niko ntacyo tuzayikuramo. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Umwami wacu yaravuze ati, igiye gusuka n'ubugingo, unyizera ntabwo yaba yarapfuye, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Kandi umubiri wanjye w'inyuma numara kubora nzareba Imana ifite umubiri, nzayitegereza ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi, niko ntacyo tuzayikuramo. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Umubyeyi wacu neza. Amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Reka dushime Imana. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje kuri aya manywa, kuko duteraniye ahangaha muri uru rusengero, iteraniro rigari, tuje guherekeza umubyeyi wacu Mukarushema Liberata, wamuduhaye nk'impano nziza kuri iyi si, umugenera iminsi kubaho, ayikoresha neza mu gihe cye, ariko igihe kigeze uravuga ngo iminsi namugeneye niyi, arataha. Nk'uko Bibiliya ivuga ngo n'abandi bose barataha. None rero turahangaha kugira ngo tumuherekeze. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, ubane natwe. Ubugingo bwamaze kugenda duherekeje uyu mubiri mu cyubahiro. Turagusabye Mwami kugira ngo imitima iri ahangaha ifite umubabaro umubyeyi uyikomeze, uyibe hafi, kandi bigiye gukorerwa ahangaha byose biguhesha icyubahiro, byomore imitima ibabaye. Ube mu rugo, udushyigikire, gahunda yose tuyishyize mu biganza byawe, kuko tubisabye mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Gazereka dufatanye indirimbo ya 201. Hariho indi si nziza cyane, abayamurire.
none tugiye gufatanya zaburi yagenewe uyu munsi. Zaburi yagenewe uyu munsi ni zaburi ya 39 yagenewe uyu munsi. Reka tuyifatanye nk'umuntu umwe, twese tugenda nk'umuntu umwe. Zaburi yagenewe uyu munsi ni zaburi ya 39. naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ndacumuze ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nabeshejwe n'ikiragi no kutavuga, narahoze naho byaba byiza sinabivuga. Umubabaro wanjye uragwira, umutima wanjye ungurumana mu nda. Ngitekereza umuriro unyakamo, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagakirwa umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Mwami, none ntegereje iki? Ni wowe niringira. Unkize ibicumuro byanjye, ntumpindure uwo gutukwa n'abapfu. Narahoze sinabumbura akanwa, uko ari wowe wabikoze. Unkureho inkoni yawe, mazwe no gukubitwa n'ukuboko kwawe. Iyo uhaniye umuntu gukiranirwa kwe, umuhanisha ibihano, unyenzura ubwiza bwe nk'inyenzi. Ni ukuri umuntu wese ni umwuka gusa. Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi gutaka kwanjye. Ntiwicire amatwi amarira yanjye, kuko ndi umusuhuke imbere yawe n'umwimukira nk'uko ba sogokuruza bose bari bari. Rekeraho kundeba igitsure, mbona uko nsubizwamo intege, ntarava hano ntakibaho. Icyubahiro kibi cya Data wa twese, n'icy'Umwana, n'icy'Umwuka wera, nk'uko cyahoze mbere na mbere, na n'ubu niko kiri, kandi niko kizahora kibiteka ryose. Amen. Reka mbasabe noneho muce bugufi, twakire igice nacyo kigenewe uyu munsi. Umusomyi w'igice reka aze adusomere igice cyagenewe uyu munsi. Barakoze gurupe Umucyo. Hanyuma uyu mwanya tugezemo ni umwanya tugiye
amaturo. Hanyuma amaturo y'uyu munsi twebwe ahangaha iwacu dutanga, kubera ko tuba twageze mu nzu y'Imana, tuba tuzi yuko guherekeza umuntu ntabwo urupfu ruteguza, biba bitoroshye kandi hari biba bisaba amafaranga. Amaturo y'uyu munsi rero ntabwo akoreshwa imirimo y'itorero, turayatanga ahubwo tukayagarura mu muryango kugira ngo babe bagura umuriro cyangwa se bagure n'amazi, ibyo byose biba bikenewe. Ubwo rero hariho ababa batagize n'umugisha wenda wo kuba bavuga ngo bagezeyo, ariko gutabara no gutabara. Amaturo y'uyu munsi rero nicyo akora, turi buze kuyagarura mu muryango kugira ngo akore iyo mirimo. Rero ngiye kubasaba kugira ngo nsabe Theo afate igiseke hariya ahagarare, turaba duhagaze turirimbane indirimbo y'108, gurupe bakomeze kutuyobora Genda Umukristo, dutanga ayo maturo ari buze gufasha umuryango.
Mana yacu Mana nziza turagushimye kubw'iyi gahunda nayo twari turimo yo kugira ngo turi imbere yawe dutange tunamuherekeza kugira ngo ubuhamya abantu benshi babutazi keretse sinzi niba hari ubuze kutubwira ibyo tutavuze kuko ni byinshi ariko kuri gahunda uko gahunda yari ipanze ngira ngo ubu ngubu ku masaha ni 8:00 zuzuye ari nabwo twagombaga guhaguruka hano ku rusengero twerekeza ku irimbi ryo kwa Murenzi ngira ngo ibyo twari twabivuganyeho abari bageze mu rugo rw'uyu mubyeyi ariko mu minota mike twihuse twavuganye twavuze byinshi kandi twavuze ko ibyo uyu mubyeyi wacu tutabivuga ngo tubirangize umunsi umwe yewe niyo twabivuga ukwezi ni kwashira kwarinda gushira tutari twabirangiza n'umwaka wakurikira bitararangira icyo tuzi ibivugwa nuko umubyeyi wacu yatubaniye neza kandi akaba atabarutse amahoro ibyo turabishimira Imana yabidushoboje aka kanya rero nasabaga umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kuza hano imbere niba ntabagoye numva nabanza nkahamze ijambo umusaza akadusezerera bwa nyuma agira n'icyo avuga ku batamwumvise kuko sinzi ko mwese mwari muri hariya epfo hanyuma hakaza gukurikira ijambo nakita twaha umuhungu we nawe akagira akandi gato atubwiraho kuko ibyo kuvuga ni byinshi hanyuma nyuma y'icyo gikorwa tukerekeza ku irimbi ryo kwa Murenzi ku masaha twahanye kugira ngo gahunda zose zikomeze murakoze mze murakoze ngira ngo hari ibyo navuze byinshi ariko nta n'ibindi nongera kuvuga cyane gusa ikintu navuga ni uko nzi yuko avuye mu mubiri ariko yari asigaye ari mu mwuka yari amaze igihe kirekire yariyeguriye Imana ubona ko ari mu nzira nziza yo kuyoboka Imana icyo navuga ni uko rwose ntacyo namushinja agenda amahoro aho agiye Imana izakomeze umuhe umugisha murakoze arakoze muzehe ubuhamya buracyari bumwe Mukarushema ni Mukarushema izina rirabitubwira ajyanye ishema n'aho agiye reka rero twihuse turebe umuhungu we witwa Fisi atambuke hano imbere nawe niba ari hafi aha agira akantu atubwira gato murakoze uzaba winjiye mu cyumba gikomeye uzaba winjiye mu cyumba gikomeye utekereza yuko uzaba uri he uri kumwe nande murakoze icyo navuga kuri mama
mama yadufashe neza aturera nk'abana aduha ibyo dukwiye nk'abana gusa nubwo agiye mu bihe bigoye nk'ibi ukwezi yarokotsemo impfu nyinshi n'ubundi niko agiyemo ntabwo mbabaye cyane nk'uko nababaye bitewe n'amateka y'ubuzima yaciyemo ariko Imana imuhere gukora idashira icyo navuga byinshi yakunda kugarukaho ajya avuga ko ntawapfira gushira yarasigaye na papa arasigara mbana bavuganaga nta n'umwe yari asigaranye nawe baromoranye twaramwihanganishije kugeza uyu munsi icyo navuga rero nimba ari umuntu ubikoze nimba ari uburwayi bumwishe nimba ari umuntu ubikoze agenda yigaye kuko ntacyo akoze tuzahora tumuzirikana amatariki ukwezi yasimbutsemo impfu nyinshi zitandukanye n'ubundi niyagiye ariko nta kindi narenzaho ubwo Imana yamukunze kuturusha kandi natwe abasigaye tuzoza ikivi cye aho yaragejeje tuzakomereza aho ngaho gusa icyo navuga kinshimishije ni uko atagiye imbere yanjye nagiye imbere ye ahubwo agiye imbere yanjye nkamubona nkamushyingura kuko yari kuzajyana agahinda kuba be atarabashyinguye nanjye ubwanjye simushyingure biranshimishije ariko nta kundi byagenda ntiyitahire mfite byinshi navuga amasezerano menshi tuba dufitanye umunsi Imana yakuduhaye uraza ariko nubwo adahari nzasohoza kubera Imana icyo navuga Imana imuhe iruhuko ridashira abakumenya ukiriho arakoze nubwo birumvikana kandi ntabwo ahubwo ngira ngo aragerageza umuhungu kuri nyina n'ibindi ariko icyo nzi nuko amusigiye sloga ivuga ngo ntabapfira gushira iyo sloga ndumva yarayifashe mu mutwe kandi uko ayigenderaho cyangwa se uko twese tuyigenderaho igenda iduhesha kwihangana kuko murabizi koko ntabapfira gushira ubwo rero Mukarushema yagiye ariko yarashibutse asize amashami kandi ayo mashami twese tuzayuririraho tuzagira icyo tugeraho kuberayo ndetse no kubera Imana nk'uko abivuga nk'uko Fils abivuze gusa ndatekereza ko ibyo twavuze ni byinshi ibyavuzwe ni byinshi kuri Mukarushema ntabwo Mukarushema wavuga ibye ngo birangize ndacyabisubiramo reka rero uyu mwanya n'aya masaha ngira ngo turasubiza ijambo umushumba adusezeraho kugira ngo tugane ku irimbi tumuherekeza bwa nyuma tugenda rwose
tugenda mu kinyabupfura nk'uko twaje, tugereyo twese uko turi, turasangayo n'abandi, hanyuma duherekeze umubyeyi wacu neza mu mahoro nk'uko twabitangiye, birangire neza. Hanyuma nyuma yo kumugeza ku irimbi, dushoje igikorwa kitujyanyeyo, turaguma hafi aho ngaho ni ku irimbi, ngira ngo abahangaha barahazi cyane, ari naho turi busezeranireho dutandukana. Hakurikireho igikorwa cyo kuzajya dusura abasigaye kwa Mukarushema. Ndumva ari uko gahunda iri bukomeze. Arakoze uwatuyoboreraga gahunda y'umuryango kandi dukomeza kuwihanganisha. Gahunda rero isigaye hano mu rusengero, tugiye kwakira mwene data kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana rihumuriza imitima. Nyuma namara kutugezaho ijambo ry'Imana, turi buze gusengera umuryango, aribwo turi buhaguruke tugenda. Reka rero yihutishe mu minota mikeya atugezeho ijambo ry'Imana. Ashimwe. Haleluya. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu, nyemerera natwe uri mwanya kumva ijambo ryawe, turagutupihanga no kuzirikana. Ndagushimiye kubitwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Tubwire mutware wa Mukarushema nabe barumuna be, bakuru be, inshuti n'abavandimwe, tubabwire ngo bihangane kandi bakomere. Turabakomeje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibane nabo, kandi nk'uko babitubwiye bafite ibyiringiro ko tuzongera kubonana n'abacu nitugera muri cya gihe cyo mu ijuru. Dufashe uyu mwanya utari muremure kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere rero yo kuganira ku ijambo ry'Imana, nubwo biba bitoroshye mu mwanya nk'uyu, twe twagize amahirwe yo kumenya Mukarushema, hanyuma tubera n'umukristo mu buzima busanzwe, twarasenganye. Hanyuma rero kuri yo kugenda kwe twarayumvishe, natwe turababara, ariko turavuze ngo Imana imushyigikire kandi Imana imwakire mu bayo. Rero umuryango ukomere kandi gira ibyiringiro, kandi bahore biteguye kugira ngo igihe nikigera nabo bazasangwe bari mu mahoro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dufite intego ivuga ngo guhora twiteguye. Amen. Haleluya. Haleluya. Gerageze garura umutima, kubabara nibyo, ariko twe guheranwa n'agahinda nk'abatagira ibyiringiro. Mu gice badusomeye, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Pawulo yandikiye Abatesalonike, cyangwa se urwandiko yego Pawulo yandikiye Abatesalonike, mu gice cyaho cya gatanu cya kane ngira ngo murongo wa 13 batubwiye ariko bene data, dushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutaba nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko kwizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya. Niba twizera ko Kristo yapfuye akazuka, dukwiriye kwizera ko abapfiriye muri Kristo nabo bazazukira muri we. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tubwire umuryango rero ngo wihangane ukomere, ko nabo nibagira kwizera bazagira ibyiringiro byo kuzana Mukarushema mu mugambi bwo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Nibuka 2017
twasenganaga na Mukarushema muri groupe, hari ibintu bitatu yajyaga akunda kutubwira. Amen, haleluya. Yajyaga akunda kutubwira ngo iyi si tuyigendaho ariko iragoye. Ese ashimwe, haleluya. Hari abantu wenda batabishikiraga, ariko we yarazi impamvu yuko isi tuyigendaho ariko igize ibiki igoye. Buriya nabariya basenganye nawe bakubwira ibindi bintu yajyaga ababwira. Ese wowe muri no minsi urabizi ko isi igoye nubwo turi kuyigendaho bwose? Urabizi ko isi turi kugendaho iruhije? Urabizi ko uyu mubiri twambaye utugoye? Urabizi ko ibintu byose turiho biruhije? Ariko icyo tugusabaga ni uguhora tugize ibiki, twiteguye, tukamera nk'abantu bategereje, kuko turi mu isi turacumbitse. Yesu ashimwe cyane. Uzitegereze abantu baba mu buzima bw'ubukode, iyo ucumbitse mu nzu, mu gitondo nyirinza kugera akakubwira ngo urimo urashaka kumpa amafaranga y'inzu yanjye. Iyo utayafite arakubwira ngo sohoka ujye gushaka ihehe indi nzu. Bafite imbaraga icyo gihe hari abasore muri za 80 nyirango hafi muri za 85 na 6 tujya gushyingura umuntu, abantu b'abasore baregeje b'abasore barabati mugira vuba iryo shyano ritagaruka. Kubera ibayihe mpamvu rero abantu bagiye bahaciye bajya kuvoma, yabahaga umuneke umukecuru shu ugahera kuko umwana agize yagiye kugira ibiki, yagiye kugira ibiki, kuvoma. Amen, haleluya, haleluya. Ni rwibutso ki usize mu mudugudu wanyu? Bana ishimwe ko Mukarushema abonye abo kumutangira ubuhamya. Se wowe bizaba bimeze bite? Bizaba bimeze bite? Wisuzume, witekerezeho, numara kwitekerezaho ukora ibikuryo kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 13, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Bene data, nifurije guhora muri maso, mwitegura, kuko nyirinzu, iyi nzu dutuyemo y'uyu mubiri ntago ari inzira yazo twubakisha amatafari n'amabuye n'amabati, ahubwo inzu ndi kuvuga n'uyu mubiri tuyimo. Nyirinzu naza kukubwira guhore mu mutima, be guheranwa n'umubabaro nka babandi badafite ibyiringiro, ahubwo bajye bibuka ibyiza byose wabagiriye mu bihe byashize, bafite ibyiringiro ko bazongera kubonanira mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi Imana yacu mu kwitegura guhaguruka ahangaha duherekeje umubyeyi wacu, aho umubiri we ugiye kuruhukira hara hepfo, ukomeze kwigana natwe, uturinde mu nzira, tugezeyo amahoro. Kandi gahunda yo mu rusengero turimo turayisoza, tugiye kwerekeza hariya wamugeneye, mwami wageneye aho umubiri we uzaruhukira. Turagusabye ngo ubane natwe, utugirire neza. Kandi ibyavugiwe aha byose mwami turasenze kugira ngo bifashe biyuhagire, kandi Mwuka Wera aherekeze ijambo ryawe rimaze gutambuka kugira ngo mu mitima yaryakire yaryuhire kandi arikuze. Ngaho rero ukomeze kubana natwe, dukomeza kugushyira mu biganza uyu muryango, duhagurutsa uhagurukane natwe, kuko tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.
wagabanya radiyo. Reka rero dukomeze andi masengesho tugeze aha ngaha, dushimye Imana yaturinze mu nzira tukaba tugeze hano aho umubiri w'umubyeyi wacu ugiye kuruhukira. Reka dukomeze gusenga. Umuntu wabyawe n'umugore amara igihe gito ariho kandi cyuzuyemo imiruho, avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Tukiri hagati y'urupfu twahungira kuri nde wo kudukiza atari wowe Nyagasani. Nubwo ufite impamvu yo kurakarira ibyaha byacu, ariko ayi Mwami Imana yera rwose, ayi Nyagasani urusha bose imbaraga, ayi Mukiza wera w'imbabazi nyinshi, ntuduhane mu buribwe bwinshi bw'urupfu rw'iteka ryose. Nyagasani uzimishwe mu mitima yacu, ntiwice amatwi yawe y'imbabazi ngo we kumva ibyo tusaba, ahubwo tubabarire. Ayi Mwami wera cyane, Umukiza wera, umunyembabazi, wowe mucamanza mwiza uhoraho, igihe cyacu cyo gupfa nigisohora, ntuzakunde ko dutandukanywa nawe n'uburibwe bw'urupfu. Hanyuma y'iryo sengesho reka dusabe abadufasha kugira ngo burutse umubiri. Baraza bashyira hano, hanyuma mu gihe cyo kurutsa turababwira abo umuryango wa hafi bari buze bahagarare hano hafi aha igihe cyo kurutsa umubiri nikigera. Shyira umubiri we mu butaka, igitaka mu butaka, ivu mu ivu, umukungugu mu mukungugu. Dufite ibyiringiro tudashidikanya na hato
yuko tuzazuka tugahabwa ubugingo buhoraho tuhabwa na Yesu Kristo uzahindura umubiri wacu ugayitse akawushushanya n'umubiri we ufite ubwiza kuko agira imbabazi zo kumubashisha kwigandurira byose. Numvise ijwi dufatanye, numvise ijwi rivugira mu ijuru riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Kandi umwuka aravuga ati ni koko baruhuka imihati yabo. Ayi Nyagasani utugirire imbabazi. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Tubabarire ibyaha byacu n'umwana twese, aho dukiza umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Mana ishobora byose, tuzi yuko aho uri imyuka y'abavuye ino umwami wacu ari wiri kandi ari mizima, kandi duhamya yuko abakwizeye nibamara gutunga umutwaro w'uyu mubiri babana nawe bishima. Nuko turagushimira ko ushatse gukiza mwene data uyu Mukarushema umubabaro wo muri iyi si iri mu ibyaha, kandi turakwingingira kwemerana imbabazi zawe gushyitsa rwose umubare w'intore zawe no gutebukiriza ubwami bwawe kugira ngo nitugera mu bwiza bwawe udashira tuzasangire n'abapfuye bizeye by'ukuri izina ryawe ryera umunezero usohoye w'umubiri n'uw'ubugingo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana y'ibambe, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira yuko ari wowe kuzuka n'ubugingo, kandi yuko umwizera wese nawe yaba yarapfuye azabaho, ntazongera gupfa iteka ryose. Kandi Mana turagushimira yuko watwigishirije mu ijwi ry'intumwa yawe Pawulo wera utababazwa n'abasinziriye muri Yesu n'abadafite ibyiringiro. None Data wa twese turakwingingira utuzura mu rupfu ari rwo byaha tugere mu bugingo bwo gukiranuka. Uduhe ibyo kugira ngo nituva muri ubu bugingo tuzaruhukire mu mwami nk'uko twiringiye yuko Mukarushema uyu aruhutse, no kugira ngo ubwo abantu bose bazazuka ku munsi w'imperuka tuzemeranwe nawe duhabwe umugisha. Umwana wawe ukundwa cyane aza abagukunda bakakubaha bose ati nimuze abo Data yahaye umugisha, murabugana ubwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Data wa twese w'imbabazi nyinshi turakwinginze uduhe ibyo kubwa Yesu Kristo umuhuza wacu kandi umurengezi wacu wenyine. Amen. Reka rero uyu mwanya turasaba ab'umuryango kugira ngo bashyireho indabyo bamusezera bwa nyuma. Nibasoza gusaba ababishinzwe kugira ngo bakomeze ab'umuryango ngo mwashyiraho indabyo. Kuranganisha umuryango w'isango reka tubasabe noneho wigira inyuma rero dusubire mu mwanya kugira ngo
mwasubira mu mwanya mukaba mwicaye mutange umwanya hano mwese kugira ngo babone uko badufasha mwigire rwose mutange umwanya ubwo abamusuye mu mwanya turuze kugira ngo bavuga igihe kigeze
ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa bihora bisaba kuruma umutima ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda buri nguni y'umutima irakumva tuganira buri munsi nkaho ugihari nkaho naho wagiye n'inyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima n'inyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima iyo umbwira tukajyana wenda uri wowe umeze neza iyo umbwira tukajyana wenda uri wowe umeze neza iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Alright. What does this world mean without people we love? I miss you every day but I don't know where to find you. And this lonely world wabumba baye munini. Dang, wabaye munini. Ururabo ruruma ukaru
ni wamugarura. My mama told me it is more ni viramba. I'm afraid that everything will never be the same. Isutari monyi baranga hitari ho. Hiyaba mwijuru hari umunsi wo gusura. Nahagera nkongera nkabona ko gasura. Baza ibyamakuru yanjye kuko udahari. Nitanumva gukumbuye mahoro y'umutima. Ninyabambaza ibyamakuru yawe kuko udahari. Hakurikiyeho ijambo ry'umukuru w'umuryango. Umukuru w'umuryango yajya ejuru akatubwira ijambo yatugeneye kuri uyu munsi wo guherekeza umubyeyi wacu, hanyuma ibindi turabivuga ashoje. Murakoze. Ijambo ryiza ryo gushimira mbere shimira Imana yatumye duhura dutabara umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu, inshuti yacu kuri bamwe. Nkabashimira rero uri mwadutabaye nk'umuryango. Nkagira ngo nta magambo y'imigari tuvuge hariya avuga ko ubu tugiye gukora bakabira hano yasa ari hariya. Ari magambo tuvuga turavuga hariya nubwo nta kintu kirango kimwe. Nuko rero turabwira. Arakoze cyane akubisa bangura aragira ati gikurikirana no kujya gukarabira hariya, ariko uyu muhango usozwa n'isengesho tugezweho n'abayobozi abashumba bacu. Reka tubahe ijambo bakurikiza. Murakoze. Reka natwe tubasabe kugira ngo muhaguruke dusenge dusoza. Tubasabe mwene data kugira ngo dusenge dushobora umugisha. Mana nziza, nzi neza yuko ari wowe waturemye, kandi hano mu isi tuba dufite urugendo aho rutangira n'aho rurangirira. Tweretse umubyeyi wacu Mukarushema umugezi wawe mu ijuru nzahabwa icyubahiro. Mweretse natwe abana be, abavandimwe bakuru be, barumuna be, abisengereza baho umutima wo kwihangana no gukomera. Kandi niko senze kugira ngo imitima yacu ukomeze uyishyigikire. Tuzi neza yuko ku munsi w'umuzuka azazuka natwe izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Tegeka uganze neza bibe hano, ugenda natwe aho dusigaye tuzi kuragije. Utegeka uganze muri byose bizezwa wacu. Ubuntu umwana wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufasha n'umwuka wera bibane natwe twese ubu n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha.